twerekeze muri aperi si byose ntacyo bitwara tujye muri aperi duhere kuri ibere atubwire umukino wa gishuti. aperi uyu munsi bafite match amicale na Gasogi United. Ni match mu by'ukuri abantu benshi batari bazi, ariko mu gitondo mpamagara muri Gasogi mbabaza gahunda y'imikino yabo ya gishuti. Bambwiye ko uyu munsi saa 9 kuri stade y'akarere ka Gicumbi baza gukina n'ikipe ya aperi kuko iriganika kaseka musi umunyamakuru yegame muri Gasogi. Oya nabazaga amakuru nibyo rigani nibyo rigani yavugaga none muri bikwepa wowe bikwepera iki kuri umunyamakuru wa hafi ya Gasogi. Ni rafiki yako ni umuntu wawe cyane ibe kandi nta kibazo rwose kuba yaba ari inshuti yawe akazajya guha amakuru yambere ibyo biba biryoshye cyane. Juvunier Kakangu Miki Junior uza perezida b'inshuti ze ku mugabane wa Afurika cyane na Ken Salima buriya cyane na Ken Salima. Twambuke twinjiremo hanyuma ubwo rero ikipe ya Gasogi bamaze iminsi bakorera imyitozo mu karere ka Gicumbi. Gicumbi muri iyi minsi amakipe arahakunze nk'uko Rayon Sport igiyeyo buriya polisi nayo yanyuzeyo mbere yuko yerekeza Ingoma, ariko Gasogi yo ihamaze iminsi nabonye bana urumva impamvu kwakunda haje ikibuga cyiza kindi hari n'amafu meza ikirere bari sawa ikirere cyaho muri sama kuko ubundi muri sama ahantu henshi abashyushye ariko Igicumbi ho haba hari ubwo bukonje. Gasogi rero bateguye umukino baravuga bati tugomba kwipima n'amakipe akomeye, basaba aperi ko bakina. Aperi nayo irabyemera irababwira iti nubwo dufite match wenda ku cyumweru yindi kugarukaho dushaka kwipima tugakina umukino wa gishuti kugira ngo aba bana ba Gasogi n'ikipe yiganjemo abana bakiri bato twavuga mukuru, ariko Gasogi ho birakabije cyane. Harimo abana mu by'ukuri harimo 10 bari bazamuye bushize, ariko harimo nabandi bane none bongeye kuzamura uyu mwaka. Urabona ko ari ikipe noneho igiye gushingira ku bato kandi yizamuriye, ntabwo ari abato yaguza ahandi, oya ni abato yizamuriye wenda ikagenda yongeramo amayirema make y'abakinnyi bafite experience cyane cyane hano wenda mu Rwanda n'abandi banyamahanga nka babiri, ariko abakinnyi benshi nka 80% ni abakinnyi bato. Uravuga bati aba bakinnyi baramutse bakinnyi na APR ivuye muri Sekafa uragukina na APR ni ikintu cyiza. Niyo ngo APR ni ikipe nziza gukina nayo muri imikino pre-season kuko ni ikipe yatanye imyitozo kare ivuye muri Sekafa, hari byamaze kubona ubwo rero yaguha mu by'ukuri imyiteguro myiza nko kuri Gasogi. Ni ikintu cyiza barakina saa 9 Gicumbi, ubwo abafana baremewe ntabwo ari match ari awiklo. Abafana baza kubona umwanya wo kuba bagera Gicumbi cyangwa n'abariyo, ni umukino bashaka kuza kujya gukurikira APR na Gasogi United. Tukareba ese APR nyuma yo kuva muri Sekafa mu by'ukuri bitagenze neza iraza kuba ihagaze ite muri uyu mukino wa gishuti. Ubwo natareba ariko nawo ni umwanya wo kugira ngo abakinnyi be bongere bagarure confidence, bacenge bapase batsinde kuri Gasogi match yo kuzamura confidence. Ni match nziza ushaka kugerayo match rwose amahirwe aragenda aba menshi ko nshobora kuyireba. Wakareba ariko abanyamakuru ntago ari abafana bahita abafana ntago bemewe. Abafana baremewe agari ya wikro match iremewe okay usibye iyo ngiyo noneho ubwo hari match ngiye nshaka kwira ahubwo Etenseri iri ku cyumweru na APR iyo ugomba kuba uhari basohoye n'ibiciro Etenseri irishyuza irabera irubavu. Etenseri ni cyane ko mw'abantu mu Etenseri maze iminsi yateguye umukino ariko muri kono ukuntu APR ibiconsider ibintu byo gukora match za gishuti nyinshi biriya ni byiza cyane. N'ubutaha ntizakora ikosa ryo kongera gutegurira ku ntare gusa. Fata izo za Gasogi ukiremo za Etenseri uterekemo za Gorira ukiremo n'izo mu mahanga nk'ebyiri, ujye muri competition ufite match 5 mu maguru kandi waragiye uzamura urwego. Niyo ntare ntacyo wayiheraho ukayivaho ukavuga uti reka nkurikizeho Gasogi, ukayivaho ukavuga ati nkurikije Etenseri, ukayivaho ukavuga ati nshyizeho Gorira, ugashyiramo nk'izo mu mahanga ebyiri ukavuga uti mbaye nshoje. Wenda wafashe nk'iyo Vipers wenda tuvuge wenda se niyo Al Hilal se cyangwa se niyo El Merreikh se cyangwa se niyo Simba iyo ariyo yose mugakina ka match warangiza ukituriza ufite nk'izo match 6 mu maguru ubukoza ga pre-season keza cyane. Ubwo rero bita Nsinzi Amini muramubona Nsinzi yavuze ati abantu babwira ibiciro nyamuneka Nsinzi nigeze arambwe ati Rugaju urampemukiye ndamwana Nsinzi nkwemukiye wagombaga kwambwe kuri buze hakiri kare nkaguhereza kanido ukazamukana i Kigali ukazajya ubona ukuntu usoma ku gashyushyu numvisha ugakunda kanido kuko nta nka zibi Kigali niba zina hari n'inke cyane rirarenga se champion yagiye gutangira azaze guheza ndamugana Insinzi nzakubwira humura rwose. Ubwo rero abantu bari Rubavu n'abashaka kujya kureba uyu mukino wa Etenseri na APR wa gishuti uzabera kuri stade Umuganda saa 9
ku cyumweru kwinjira ni 5,000 VVIP bitanu inote ya 5 wicaranye rwose n'abayobozi ba Etincelle n'aba APR hanyuma VIP ni inote ya 2 VIP 2 ahatwikiriye cyane hanyuma rero hasigaye ni 1,000 nta kibazo ibiciro si cy'umuneke koko ku cyumweru saa oya ibintu ni sawa kandi ukunda umupira no kuntu nabonye bagura itike nukana akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ni kode kode iyi ngiyi twishyuriraho wowe wandika nyine ibyo ngibyo bya kode none ugashyiraho 32 31 31 niyo kode wishyuriraho 32 31 31 ubundi ugure tike uzajya kureba iyi match abafana ba APR bari Rubavu mushaka kureba abakinyi banyu bashyashya nubwo batabashije gukomeza muri Sekafa Kagame Cup ariko hari byinshi byo gukinira birimo CAF Champions League ndetse na shampiyona cyangwa se na Super Coupe mu gihe Ferwafa yaramuka ikoze ibya APR yifuza none se APR umutoza wongerera imbaraga abakinnyi yarahageze meruka bari muri procedure ejo rwose Reagan ya breaking inkuru we umutoza arahagera ariko ntabwo yari yahagera ariko biri confirmé gahunda yari hari no kumwoherereza itike kugira ngo ase niyo nge ni meruka utari wari usanzwe oya bafite umutoza muto munyamaroke bazanyemo ariko muzehe nawe arahaguma aje gutyaza abakinnyi muzehe ira experience ashaka kuzajya afatanya ku kibaho we niyo yaba ari ku kibaho hakaba umuntu ukubana nawe mw'abantu biriya byamwambaye nabo bonyine mu kibuga agahagarara gutya agatera umugongo umukinnyi agahita birukanka muzehe icyo utamusaba ni ukwereka abakinnyi uko babikora ariko muribuka demonstration iyo bita demonstration mu gutoza ariko kubikubwira ngo ni mwiza cyane we yarega bigaragara experience ye ntabwo yabura urareba no muri CV ukabona uwari ukabona ko iyo experience y'icyo yakubwira arayifite muribuka kuri adiri wa mutara mu munyamaroke yarafite wongerera imbaraga byihorere mw'abantu na Biri Bekarawe Dr Nabil Bekarawe yari doctor yinjiye muri stade Amahoro kigiye barasa Rayon Sport 2 abereka intoki gusa uri ko mind game bava ngo bamanzi ntibari bukine cyane ariko na nyuma haje undi nawe wari ushoboye uyu uherutse kwitaba Imana Imana ejo bundi umwaka ushize yarye kubwa Darikonovic no kubwa Serifrosh kubwa Serifrosh witabye Imana wari ushoboye nawe w'umusore nyine ubona we yarakoze no muri Simba yakoze muri Simba ubwo rero akunkura umuntu afashe video ura musaza yifashe gutya mu mayungu yo n'abafana bape kwibutari ya ni bisanzwe ariko uburyo nyine bagiye uranyibukije ukugwangana kw'abafana bape na Reyo ntago bizarangira twagiye kubona tubona turi muri arena ubwo APR iratsinzwe abana ati wagikona we abantu muri APR bati bigenze bite ati abantu muri basket ati tubaye bikona ibi bigeze ahangaha bite ariko nayo baryamye abari ahantu hose ubwo rero ni izo match za gishuti ya APR iteganya ubwo abari Gicumbi baze kureba uburyo bakwitabira umukino wa APR na Gicumbi saa 9 APR na Gasogi na Gasogi sorry hanyuma ubwo bazakurikizaho Etincelle ku cyumweru ubwo APR nyine miritegura imikino ya gishuti kugira ngo ikomeze yitegure sezo yabo tujye muri nkomoje kuri APR ko tujye muri tombora Reagan uribizi ko tombora uyu munsi tombora ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup gahunda yo gutombora uyu munsi mu masaha make ari imbere haraba hari na Karekezi Olivier mu Nyabigwi y'umunyarwanda ku munsi w'ejo twaranaganiriye ubwo rero mu by'ukuri iberi wabyinjiramo neza cyane uko ibintu bihagaze tombora n'uyu munsi Cairo mu Misiri ni tombora iza kuba ku isaha ya saa 9 mu Misiri niduhuza amasaha se mu Misiri numva duhuza isaha baraza kuba bari saa 9 ariko kuri GMT ndabona ari ku isaha saa 6 zuzuye ni tombora rero mu by'ukuri amakipe aza kumenya uburyo azakina muri preliminary round cyangwa se mu ijonjora